Emmanuel nongere ngo baze nicyo wabwira umuntu wacitse intege atagisenga waretse Imana avuga ati ngenda yivuyeho ndagiye cyangwa se umuntu wumva byaranze icyo wagira uwo muntu inama nagira umuntu wasengaga akabireka cyangwa se wacitse intege nakubwira ngo Pole komera hari umutwaro yikoreye ndakumva cyane kubera ko hari ibihe byinshi natwe mu buzima bwacu bwa gikristo twagiye tugeramo tugacika intege tukananirwa ariko ndagira nkubwire ngo nta joro ridacya twabinyuzemo na n'uyu munsi turacyasenga kandi hari aho twagize twumva ducitse intege pe komera rero nawe komera rwose wumve ko Imana izabikora aho ngaho izahakuvana hanyuma wibuke abantu bose bo muri Bibiliya bagiye bageragezwa kandi Imana ikabatabara. Yobu yarasenze agera aho ngabura Imana akajya avuga ngo ndi kwishaka ngo iburyo ngo nkayibura ngo nagiye ibumoso ngo nkayibura ngo nagiye inyuma aho twajyaga ngo tuvuganira ngo se nkasanga ntihari. Icyo gihe ari gusenga atari gusubizwa. Uri kumva icyo kintu? Birashoboka ko nawe ujya iburyo ukabura Imana, wajya ibumoso ukabura Imana, wajya ahandi wajya kwibeta ukaganira nayo ugasanga mbese ugakomeza kwibura. Igihe cyarageze Yobu abona Imana, nawe uzabona Imana mu izina rya Yesu. Kandi ndagira ngo nkubwire iki kintu, subiza amaso inyuma urebe aho wagendanye n'Imana hose. Mbese nta kindi gihe wigeze kugendana n'Imana ukananirwa ubona nta nzira wasenga Imana ikagutabara? Mbese nta kindi gihe wari ubuze ibyiringiro ubona bikurangiriyeho wagira ngo isi ikwituyeho wasenga Imana ikagutabara? Niba ibyo bihe bihari, ibyo bihe biguha imbaraga zo kunyura mu by'uyu munsi, ndagira ngo wibuke Dawidi igihe ari kurwana na Goliyati yamugezeho aravuga ngo najyaga mba ndagiye intama za data ngo hakaze dubu ngo nararifataga nkaricakira ngo rije gutwara umwana w'intama nkaryaka wa mwana w'intama nangiza nkarishwanyaguza ngo ntago wowe wa Mufilisitiya we utarakebwe uribuze kugira icyo ugira gute icyo ntwara. Uwiteka wandokoye amaboko y'idubu arakundokora nawe. Dawidi yakomezwaga n'ubuhamya bw'ibyagize gute yanyuzemo. Dawidi yibukaga uko Imana yamurokoye, uko Imana yamutabaye, ibyo Imana yamukoreye bikamuha imbaraga zo guhangana na Goliyati. Ndagira ngo nawe wibuke rero, wibuke bya bintu byose Imana yagukoreye, wibuke bya bintu Imana yaguhaye, wibuke za nzira Imana yaguciriye, wibuke bya bintu wari wabuze ibyiringiro Imana ikaza ikagutabara, bize gutuma umunsi wawe none ubona iki, ubona imbaraga. Wibuke ijambo ry'Imana rivuga ngo niba mwarasogongeye mukamenya ko umwami agira neza ni mumwegere. Niba hari aho wasenze Imana ikagusubiza ukabona ko bikozwe n'Imana gusa, ari ukuboko k'Uwiteka gusa, ongera usenge. Niba mwarasogongeye mukamenya ko Uwiteka agira neza ngo ni mumwegere. Yesu ashimwe. Niba nawe hari aho wasenze Imana ikagusubiza ukabona ko bikozwe n'ukuboko k'Uwiteka gusa, ukabona ko ari amaboko y'Imana yonyine abikoze, ongera usenge kuko wabonye Imana irongera ikwiyereke kandi ukomeze utitirize. Nubwo byatinda igihe kizagera bigire gute bize. Sara byaratinze kubona umwana ariko igihe kigeze agira gute abona umwana. Rero hari abantu benshi byatinze mu buzima bwabo ariko baza kubona imirimo y'Imana. Ushobora kuba ubuze umugabo uyu munsi wa none ukaba ugeze mu myaka utekereza ko wenda bikugoye, ndabizi neza Imana itagibeshya yo kwizerwa. Niba yaravuganye nawe izakugira gute, izakugira neza. Warayibwiye, warayisabye, yarakumvishe kandi igiye kugutabara, igiye kukugirira neza. Uyikwiheba rero, ongera ugire kwizera, ongera ufate umwanya usenge, wizere ko Imana irakugira neza cyane. Hari kandi kabazo gato cyane afite mu kamatsiko, nk'umuntu umaze igihe kinini mu gusenga, ni icyo wabwira umuntu utarasenga, utarasogongera mu gusenga ibyiza, ni ihe nyota wamubwira ati gusenga? Ikintu nabwira umuntu udasenga ni ukuri warahombye kubera ko sinzi ukuntu wenda ubayeho muri iyi si udasenga, udafata umwanya ngo usenge, kuko Yesu ubwe yajya agarara ku musozi ari gusenga
sinzi ukuntu ubasha buno ubuzima turimo buragoye, busaba ko umuntu asenga. Nubwo waba ukora bingana gute, nubwo waba ufite amafaranga angana gute, nubwo waba ufite ubutunzi bungana gute, birasaba kuba muri ubuzima ugera gute, gusenga bihesha amahoro, gusenga biguha ibyiringiro, gusenga bihindura ibyanze guhinduka, ibyananiranye n'amaboko y'abantu, gusenga birakunda. Ariko ikiruta byose, gusenga n'ukuri bizana amahoro. Hari igihe byabaga byanze, ariko kubwo gusenga nakamara gusenga numva ngize gute, nkomeye. Nibuka na Yesu umunsi umwe ari gusenga ngo iki gikombe niba bishoboka kindenge. Ijambo ry'Imana atubwira ngo nuko marayika w'Imana araza amwongerera imbaraga. Yesu arakomera. Yesu umva ko bishoboka ko yadupfira ku musaraba. Ibyo uri kunyuramo byose nawe ndakubwiza ukuri, uzabona imbaraga mu gusenga, uzabona ibyiringiro mu gusenga, uzabona amahoro mu gusenga. Muri ibyo byose, kuko ubuzima butarimo gusenga nta mahoro, nta byishimo. Amahoro y'umunyabyaha. Nukure wowe udasenga warahombye. Icyo nicyo twabwira umuntu wese udasenga uyu munsi wa none, nuko wagize gute, wahombye. Ariko kandi fata umwanya usenge iminota 5, iminota 10, isaha, ujye ujya imbere y'Imana, ugere gute uganire n'Imana. Turabashimiye cyane rero, ndagushimiye Christella kubw'iki kiganiro cyiza, kubw'insanganyamatsiko wazanye kabango gusenga, tuganire ku gusenga. Imana iguhe umugisha. Bisobanuye ikintu gikomeye kandi bifite icyo bimariye bano bantu badukurikiye. Imana ikugire neza, Imana ikurengere. Kandi nawe warudukurikiye, Imana ikugire neza, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe imbaraga zo gusenga. Niba usenga ni byiza, ukomeza. Ariko niba ucitse n'intege, Imana ikongera imbaraga. Muhabwe umugisha n'Uwiteka. Turabakunda. Niba ubutumwa ari cyo bwakumariye, ubusangiza abandi kugira ngo nabo bugire icyo bugira gute bubamarira. Kandi niba utarakora subscribe, udufashe, niyo nkunga nyine twagusaba. Kore subscribe kugira ngo ubashe kudufasha kwamamaza buno ubutumwa bugire no ku bandi bantu. Turabashimiye cyane kandi n'ukuri, Imana ibahe umugisha. Turabakunda. Tuzongera ubutaha tugaruke tuganire no ku zindi nsanganyamatsiko zitandukanye. Mugire umugisha w'Uwiteka. Mwaragasanga. Shalom.